Rimwe na rimwe urukundo rutugira impumyi ugasanga ntidushaka kureba kandi mu by'ukuri dufite amaso. Ugasanga hari ibintu bibera mu rukundo udashaka kubikomeza cyangwa se ngo bigire ibintu binini kubera ko ukunda umuntu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose bibera mu rukundo wakabaye ubyitaho ukabiha n'umwanya ukabitekerezaho. Kubera ko bimwe muri bya bindi wanga kureba hari igihe usanga byarakuze bikaba ibindi bikakuviramo umubabaro w'ubuzima bwawe cyangwa se no kwicuza. Ibi ni ibimenyetso 10 rero biranga umugabo mubi. Ibimenyetso numara kubyumva ukumva umuntu muri kumwe uyu munsi arabifite, ikiza nuko wakwigendera ugakiza amagara yawe kubera ko nta cyiza azakuzanira. Ikimenyetso cya mbere uzasanga ari wa mugabo ukunda kubeshya. Arakubeshya kugera kuri rwa rwego abeshya n'utuntu duto tutagombera kubeshya. Wibuke neza ko urukundo rutubakiye ku kuri nta hantu ruba ruhagaze, nta naho rushobora kugera. Uyu muntu rero niba akubeshya utuntu duto ntutekereze ko ibinini cyangwa se ibintu bigari ari byo azakubwiza ukuri. Niba ukeneye urukundo ruzima nuko ruba rwubatse ku kuri. Uyu muntu rero nubasha kugira amahirwe yo kubona ko akubeshya kare amazi atararenga inkombe, ni byiza ko wahita mu buzima bwawe. Ikindi kimenyetso cya kabiri kiranga umugabo mubi uzasanga uyu mugabo atakubaha. Haba mu bitekerezo byawe, haba mu nzozi zawe ndetse n'uko uteye. Hari ukuntu umuntu aba afite nk'igice cy'umubiri kitameze neza mu miterere ye, ugasanga rimwe na rimwe arakoresha iki gice agira ngo ababaze uwo bakundana. Umuntu ugukunda arakubaha uko waba uteye kose, aba yaragukunze, yaraguhisemo, aba agomba kubikubahira. Uyu muntu rero niba wumva ibitekerezo byawe ntabyubaha, uko uteye ntakubaha, inzozi zawe ntacyo zimubwiye, ni ukuvuga ngo iyo umuntu ataguha value ntabwo aba agukunda. Ikindi kimenyetso cya gatatu kiranga umugabo mubi, uzasanga uyu mugabo ari wa muntu ugukunda cyangwa se ukubera mwiza igihe afite icyo agushakaho. Ndagira ngo nkubwire ko urukundo ntabwo ari transaction. Kwa kundi uhereza umuntu ikintu nawe akaguhereza ikindi. Urukundo ni rwa rundi rushobora kugutera gukorera umuntu ikintu ubizi neza ko nta nyungu utegereje ndetse nta n'ikindi kintu afite ngo abe yaguha. Ukabikora kubera ko wumva ko ari ngombwa. Urwo ni rwo rukundo. Uyu muntu rero niba we akubera mwiza kubera ko hari icyo agushakaho, hari icyo agukeneyeho, uyu ni umugabo mubi. Ikindi kintu cya kane, uzasanga ari wa mugabo ushaka kugukontorora kuri buri kintu cyose. Ugende gutya, wambare gutya, uvugane n'aba bantu, uko nyine ukora ibyo ashaka. Iyo ukunda umuntu umuba mwarahuye akuze, hari uko wamusanze, hari ibyo yakoraga, hari inshuti yari afite, kabone nubwo hari ibyo wenda yakora bitagushimishije, ugira uko umuhwitura ariko mu buryo bwiyubashye. Uyu muntu rero niba ari wa muntu ushaka gukontorora ngo ugende ku nzira ze ashaka, ni wa muntu ushaka kuguhindura uwo utari we kandi kuba uwo utari we biravuna. Ikindi kintu cya gatanu kiranga umugabo mubi, uzasanga ari wa mugabo ugushyiraho amakosa yose. Ikintu cyose cyabaye ni wowe nyirabayazana, ni wowe nyiramakosa, kabone nubwo byaba bigaragara ko ari wowe wakosheje ntashobora kubyemera. Wibuke neza ko umugabo ugukunda, umugabo mwiza, iyo yakosheje aca bugufi akagusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, ni ubutwari, kubera ko ahantu hari abantu ntihabura urunturuntu kandi ahantu hari abantu haba amakosa. Ahubwo uburyo ayo makosa yemerwa akanasabirwa imbabazi nicyo gitandukanya abantu. Ntuzumve rero ko uri umuntu uri aho udashobora gusaba imbabazi ngo wumve ko uri intwari. Oya, gusaba imbabazi nibwo butwari. Uyu muntu rero niba ari wa muntu uhora ukublaminga amakosa yose ari ayawe, uyu ni umugabo mubi. Ikindi kimenyetso kiranga umugabo mubi, ni wa mugabo utaba uhari igihe umukeneye. Agira atyo ukabona aragiye utazi niyo yagiye, wajya kubona ukabona aragarutse akaza atanga ama excuse kandi ajya kugenda ntiyigeze akubwira ngo ngiye aha, ngiye muri ibi, agenda uko abishaka akagaruka uko abishatse. Uyu ntabwo ari umugabo rero ugukwiye.
Uyu ni umugabo mubi, umuntu ugukunda kuba hafi igihe wishimye cyangwa ubabaye, mu bihe byose aba azi uko umerewe, uwo ni we mugabo mwiza. Ikindi kimenyetso kiranga umugabo mubi ni wa mugabo uguca inyuma. Guca inyuma ntabwo ari mistake ahubwo ni choice. Ni ibintu uba wahisemo, uretse ko hari abantu nyine babigorora bagashaka kubyita ko guca inyuma ari ibintu by'abagabo cyangwa iki, ariko umugabo ukubaha, umugabo ugukunda, umugabo uzi value yawe ntabwo aguca inyuma. Uyu mugabo rero niba ubona ari wa muntu uguca inyuma kandi ukabona rwose ntacyo bimubwiye, uyu nguyu ni ukukubabaza ubuzima bwose. Ikindi kimenyetso kigaragaza umugabo mubi, uzasanga ari wa mugabo utuma wiyumva nkaho ntacyo ushoboye cyangwa se utagaragara. Wari wa mukobwa ugira confidence, ufite ibintu akora, ukora ibintu mu buryo bwe kandi ku murongo, ariko usigaye wumva nyine nta kintu ushaka gukora, na bya bintu wakundaga gukora usigaye wumva nta mbaraga ugifite nyine zo kubikora, kubera ko yatsikamiye amarangamutima yawe. Ni wa muntu utagusapotinga mu nzozi zawe cyangwa se ahantu ushaka kugera ngo abe yagufasha, ahubwo ni wa muntu ugutsikamira. Uyu rero nawe ni umugabo mubi. Ikindi kintu nanone uzasangana uyu mugabo mubi ni hahandi, ni wa mugabo utazishimira iterambere ryawe. Wibuke ko gukunda cyangwa se gukundana ni ugukura mwembi cyangwa se kuzamurana mwembi. Icyiza kibaye kuri umwe ni ukuvuga ngo ni icyanyu mwese. Umugabo mwiza rero yishimira intsinzi y'umugore we kandi agakora byose kugira ngo agere kuri cya kindi yifuza kugeraho. Mu gihe uyu mugabo mubi we ntago yishimira izamuka ryawe, niyo ugize aho ugera, niyo ugize icyo ukora akabona kiri gukunda, aba yumva nyine yabivangavanga nyine byose bikagenda nabi, kubera ko ntiyifuza kukubona wateye imbere. Uyu ni umugabo mubi rero, uzamwirinde. Ikindi kimenyetso cya 10 kikwereka umugabo mubi ni wa mugabo buri gihe iyo muri kumwe cyangwa se yaba muri kumwe mutari kumuhora wumva nyine ubabaye, ni ukuvuga ngo umubabaro ugira mwinshi kuruta kwishima. Wibuke urukundo rurwanya rwo ruzana umunezero ndetse n'amahoro yo mu mutima, kabone n'ubwo mutabura ibyo mupfa mutumvikanaho, murabivugaho bikarangira ubuzima mugakomeza mugakundana. Ariko uyu nguyu we uhorana umubabaro, uhora ubabaye, nta mwanya wo kwishima ugira, ni ukuvuga ngo igihe kinini cyawe ugihora ubabaye. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umugabo mubi, kubera ko umugabo ugukunda ni wa mugabo uhora akwifuriza ibyiza, wa mugabo ushaka kubona inseko ku maso yawe, ushaka kubona umugore we yishimye, kubera ko iyo umugore yishimye ibintu byose bigenda neza, haba mu kazi, haba mu rugo, haba hehe. Ibyishimo by'umugore bituma ibintu byose bigenda neza. Uyu mugabo rero niba umufite mu buzima bwawe, ukaba waragiriwe amahirwe yo kubona izi ngeso wenda mbere y'uko mubana, ni byiza cyane kutabara ubuzima bwawe, kubera ko ntiwibwire ko nyuma y'uko mukundanye uyu munsi wa none ibyo urebesha amaso uyu munsi bizahinduka, ahubwo bizagenda bikura bigere kuri rwa rwego wowe utatekerezaga. Ni byiza rero ko ibibera mu rukundo rwanyu umunsi wa none wajya ufata umwanya wo kubyitaho ukabitekerezaho, kuruta kubireka nyine ukavuga ati birabaye birarangiye, nuko nyine byakagombye kugenda. Ugomba kubifatira umwanya kugira ngo nawe utabare ubuzima bwawe. Ibi nibyo naguteguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye. Nawe niba wakunze ikiganiro ugenda udakoze subscribe kandi kunzogera kandi like kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.